Nongeye gusuhuza muvandimwe, nshimira Imana yongeye kuduha umwanya nk'uyu nguyu ngo twigire hamwe ijambo ryayo. Ni amahirwe atangaje ko dufite urubuga duhuriraho, urubuga rw'abahamya ba Kristo biyemeje kuganira na bagenzi babo ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana. Bahawe inshingano yo kugira ngo bageze ubutumwa bwiza ku bumva Ikinyarwanda aho bari hose. Uyu ni umwanya rero mwiza tuba dufite kugira ngo tuganire nk'uko mbivuze, umwanya mwiza wo kugira ngo twumve icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo, ariko si kucyumva gusa, ahubwo ni ukugishyira no mu bikorwa, tukumva kandi tukumvira. Uyu munsi nifuje ko twaganira icyigisho gifite umutwe uvuga ngo ukiranuka abeshwaho no kwizera. Mbere y'uko tukinjiramo, reka twicishe bugufi dusenge. Urakoze Data udukunda, Data watumye ku ishusho yawe, Data wiyemeje kohereza umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze muri iyi si atwereke uwo uri we, atumenyeshe urukundo rwawe. Mana utabaje muri uyu mwanya ngo utugirire ubuntu bwo tugiye kwinjira muri iki cyigisho, uduhe ubushishozi, uduhe umwuka wawe wera, aduhe kumva icyo umukiranutsi ari cyo, ijambo kwizera bisobanura bishaka kuvuga. Ndakwinginze Mana kugira ngo uhire buri wese uzumva iyi audio. Mana, umwuka wawe azamubashishe gukiranuka, azamubashishe kwizera. Ikiruta byose Mana, uzamukoreshe kugira ngo nawe ubutumwa bwiza turi kwigira hamwe abusangize bagenzi be. Ngaho utakamukanye muri uyu mwanya rero unyobore, umukoreshe uko bikwiriye, kuko mbigusaba buri gihe cyose nicishe bugufi mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo. Amen. Ukiranuka abeshwaho no kwizera. Abize amateka byabaye bavuga yuko uwitwa Martin Luther, umwe mu bagorozi ba mbere, yasomye amagambo amuha kumva neza icyo gukiranuka ariko ari cyo no kwizera, ko nta kindi kibeshaho uwizera ubona ko umukiranutsi uretse kwizera, nta kindi. Ni isomo ryatumye ahindukira akava mu byo yari arimo, agatangira kuvuga iby'ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe. Muzi ko ari umuntu wari yeguriye kujya kuba monk, umuntu w'umupadiri ukora abagatolika bavuga. Yageze aho yandika n'amagambo akomeye avuga impamvu avuye muri ibyo ngibyo, amaze gusobanukirwa neza ko ukiranuka abeshwaho no kwizera. Ngiri ijambo rero, ngiri isomo ryatangiye ubugorozi bwa kera n'ubu rikiriho. Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo rihoraho iteka. Reka dusome amagambo atsindagira icyo kintu nk'uko byanditswe na Pawulo mu gitabo yandikiye Abagalatiya mu gice cya 3 umurongo wa 10 tugeze ku 11. Mbere yuko dukomeza, Abagalatiya 3 umurongo wa 10 aravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ngaya magambo nshaka kutuganiraho, niho navanye umutwe w'icyigisho, ukiranuka azabeshwaho no kwizera.
ntamenya nte nkiranuka. Ukiranuka ni umuntu umeze gute? Ni umuntu wumva ijambo ry'Imana akaryumvira. Icyo ni ikintu gikomeye. Pawulo avuga neza yuko kwizera bituruka mu kumva ijambo ry'Imana. Reka twine dutekereze ikintu cyerekeranye n'ijambo ry'Imana. Twibuke mu gihe data wa twese n'umwana baremaga ijuru n'isi, baremaga ibintu byose, hakoreshejwe iki? Ijambo. Bibiliya itubwira yuko Imana yaravuze biraba, irategeka birakomera. Yaremye ibintu byose ikoresheje ijambo. Ijambo ni ikintu gikomeye rero. Ijambo ry'Imana niryo ushaka gutsindagira. Byatumye ikirere kibaho, amazi avaho, ubutaka bukazaho, ibiti bikamera, ibintu byose ibyaremwe byinshi byakoreshejwe ijambo ry'Imana. Umuntu ni waremwe Imana ibumbabumbiye mu bitaka, hanyuma imihumeka umwuka wayo ahinduka umuntu muzima, living soul. Ijambo ry'Imana niyo mpamvu tutsindagira. Uwumva ijambo ry'Imana akaryumvira, akumva ibyo Imana imubwira akabikurikiza, aba afite amahirwe atangaje. Ni ukiranuka. Ijambo ry'Imana kuryumva ukaryitaho ukarikurikiza niho kwizera kuziramo. Ukiranuka, uwakurikiye Kristo, ukiranuka n'uwakurikiye Kristo nk'umutware n'umucunguzi we. Sinzi niba benshi dutekereza ukuntu Yesu umurimo yakoze ku musaraba. Twari intama zazimiye. Nta wundi ushobora kuducungura ngo tuvane mu bantu twari turimo, uretse agomba kwishyura imyenda, ibihembo by'ibyaha byacu, ibihano by'ibyaha byacu. Yesu niwe ntama yera, wemeye kubyishyura, ibyaha byacu abyishyiraho, adugira amahirwe, aradutsindishiriza, aduha gukiranuka kwe. Umukiranutsi rero ni umuntu wakiriye Kristo mu bugingo bwe, akamuha umwanya we, ukamuha umwanya umukuriye mu mutima we, ngo akaba ari umugenga w'ubugingo bwe. Iyo Imana imurebye, ku ijambo ry'Imana bitubwira, ibona uwo mukiranutsi nk'utarize acumura, kubera yuko ibyaha bye byababariwe. Yasabye imbabazi, yarihannye, arababarirwa, agirirwa ubuntu bwo kwambikwa ikanzu y'ubukiranirwa bwa Kristo. Ukiranuka yaratsindishirijwe ibyaha bye byose, Kristo yarabyikoreye, amuha gukiranuka. Ndashaka kwitsindagira iki kintu tucyumve. Niba uvuga kuri umukiranutsi, ukiranuka kubera yuko hari umuntu wakoze igikorwa. Ntabwo watsinze, waratsindishirijwe. Twese twakoze ibyaha, twagombaga gupfa, ariko Kristo yemeye kudupfira kugira ngo abamwizera, abemeye kuba abayoboke be, abemeye kugendera mu nzira y'ukuri, bumvise ijwi rye bakamukurikira, bakemera kuba intama nziza zumva ijwi ribakurikira, kuko intama ziba zizi ijwi ry'umushumba mukuru. Ijambo ry'Imana ni ijwi ritubwira ngo abo turi bo, ritwibutsa abo turi bo, cyane twibutsa ibyo Kristo yakoze. Umukiranutsi ni umuntu wumva ko ari umwe na Kristo. Mu yandi magambo, nta kintu kiri hagati ye n'Imana. Kubera ko ikibazo cy'icyaha cyabonewe umuti, kandi Kristo yaramwakiriye, yaremeye kubana nawe igihe cyose. Rya jambo Pawulo atsindagira ngo kuba muri Kristo nawe akaba muri twebwe. Aho hantu muvandimwe uhatekereze. Kwemera kuba ishami ku muzabibu. Umuzabibu ni Kristo. Ya magambo tubona muri Yohana 15:5. Amagambo akomeye. Ndatsindagira ikintu cy'ukiranuka. Ese ibaze muvandimwe, nanjye nibaze.
turakiranuka. Ukiranuka n'umuntu witonda amategeko y'Imana. Kwica itegeko ry'Imana ni ukugoma. Imana dufashe kugira ngo twumve ikintu uko nicyo ushaka gutsindagira ngo tumenye ukiranuka ubeshwaho no kwizera uwo ari we n'icyo agomba gukora. Ni ukuzirikana ko watsindishirijwe. Twaracumuye, ariko amahirwe dufite ni uko Yesu Kristo yaje akadutsindisha ku kwizera, kwemera ibyo Kristo yadukoreye mu bugingo bwacu. Ukiranuka yishimira ko Yesu yishyizeho ibyaha bye byose akamuha gukiranuka kwe. Ngiri jambo nshaka gutsindagira, kandi ikaba yaduhaye inshingano ikomeye yindi avuga muri Pawulo avuga mu rwaka rw'Abakorinto igice cya 15 urwaka rw'Abakorinto umurongo wa 21 niho ashimangira rwose ibyerekeranye n'inshingano twahawe n'amahirwe twagiriwe. Havuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Muvandimwe, kasubira muri aya magambo. Pawulo ati kuko utigeze kumenya icyaha, ariwe Yesu Kristo, Data wa twese, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Kubera iyo mpamvu rero, kugira ngo muri we, muri Kristo, duhinduke gukiranuka kw'Imana. Umukiranutsi ni umuntu wagira ubuntu rero, wagira ubuntu bwo ko ibyaha bye Yesu yabyikoreye, noneho akamuha gukiranuka kwe. Aho hantu tubatekereza twumva iby'urukundo rwa Yesu. Iyo ataza ntibyari gushoboka. Igihano cy'icyaha kitabonerwa umuti ntibyari gushoboka. Nizo mpamvu rero amahirwe dufite ni uko umukiranuka n'umuntu uzirikana ko Yesu ari we muhuza we na Data wa twese. Ababaye ikiraro kugira ngo Data wa twese yongere asabane natwe. Byari umugambi w'Imana, mubibuke. Umugambi w'Imana kuva kera yuko Imana ishaka ko tubana, ko tuba umwe, ko Imana iba muri twebwe. Pawulo ati imibiri yanyu ni insengero z'umwuka w'Imana. Aho tujye tubyibuka, tuzirikana abo turi bo. Ukiranuka yera imbuto kuko atari we uri muri kuko ariho, ahubwo atari uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri we. Ibi bitwibutsa amagambo Pawulo yatubwiye mu Magalatiya 2:20 avuga ko yabambanywe na Kristo, ariko atari uriho, ko ari Kristo uriho muri we. Niba Kristo ari muri wowe, wabyikindwe ko umukiranutsi. N'aya magambo Yesu yavuze yigisha intumwa zakoresheje wa mugani yabahaye muri Yohana 15, ariko mu murongo wa 5 hatsindagira ngo tudafite Kristo twakora iki? Ntabwo dushobora gukiranuka. Kristo ni gukiranuka kwacu. Aho tuhibuke bavandimwe, Kristo niwe gukiranuka kwacu. Niba twaramwakiriye mu bugingo bwacu, niyo mahirwe dufite kugira ngo twumve yuko turi umwe nawe, ko ari gukora umurimo muri twebwe, ko ibyo dukora byose ari utubeshaho, nk'uko nawe ubwo yari muri iyi si ntacyo yiza gukora na gito atabwiwe na Data, atawe na Se. Amagambo yose yavuze, kuko byose yakoze, ibitangazo byose yakoze, ni Data, ni Se wabikoraga muri we. Nawe nicyo ashaka kuduha rero, ngo yavuze muri 17 ko ashaka ko tumwe nawe. Abakiranutsi ntibashobora kwibeshaho badafite kwizera, kandi batazirikana ko kwizera kwabo gufite intangiriro muri Yesu. Mu Baheburayo 12 bavuga ukuntu Yesu ari we banze n'iherezo yo kwizera kwacu. Niwe utangira kwizera muri twebwe. Ngaya amahirwe yo kugira ngo ukiranuka, wowe nawe nushaka gukiranuka, tuzirikane ibyo bintu uko biri. Tuzirikane ikintu cy'uko Yesu Kristo mu buryo bw'umwuka ari we uri muri twebwe, nk'uko ari muri Pawulo, uko ari mu ntumwa abamukiriye bose, abamutabaje bose, abamuhaye umwanya
ugakomangaga ko ati nyabuneka kingura nzi dusangire, ni warakinguye, ni amahirwe, urakiranuka. Reka dufate umwanzuro uyu munsi dufashijwe n'umwuka w'Imana, tuzirikane yuko yifuza ko abana natwe igihe cyose. Tuzirikane yuko yifuza ko nta kintu na kimwe kidatandukanye nawe. Tuzirikane ko niba twizera turi abakiranutsi, ariko utizera nk'uko muri Bibiliya itubwira ntashobora gushimisha Imana. Imana idufashije muri uyu mwanya. Tuzirikane amagambo nshaka kurangirizaho aboneka mu rwakuru rw'Abakorinto 3:18. Urwakuru rw'Abakorinto 3:18 Pawulo aravuga ati ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka, umwami wacu Yesu Kristo. Nitumuhanga amaso bavandimwe, uko ushobora kumuhanga amaso twizeye nk'abakiranutsi, tuzarushaho kumera nkawe. Niyo gahunda nyamukuru adufitiye, kugira ngo tuzirikane uwo ari we, tumuhanga amaso, tuzirikane imbaraga ibyo yadukoreye n'imbaraga afite, cyane ko ari we ubitubashisha. Dufate umwanzuro wo kuvuga ngo Mana mbashisha gukiranuka kukwizera, umbashije guhanga amaso iteka ryose, kurusha guhanga amaso wowe ubwawe umpindure, kuko ari wowe undimo imbere n'inyuma hatunganye, umurimo mwiza watangiye urangize, kandi Mana umpa kuzirikana buri gihe cyose isezerano rikomeye wambwiye yuko uzandinda gusitara kuri wa munsi, ukazanyerekana nta nenge mfite. Muvandimwe, ndagusabira kugira ngo umwuka wera w'Imana abe muri wowe, akuyobore, akubashe gukiranuka, ugire kwizera ko ari wowe watangije kwizera muri wowe, ariko ibyo byose umwimike mu bugingo bwawe, kandi ufate umwanzuro udakurwa wo kumuhanga amaso buri munsi. Nushaka kumuhanga amaso uzarushaho kumera nkawe. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, email info@abahamyabakristo.org, kuri telefone guteranya 1 7 7 8 5 6 6 7 9 7. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.